Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwakoze subscribe kuri Kigali Buy and Sell. Ubwo nimwe mwiyemeje kuba nabagezaho ibyiza nk'amazu agurishwa ndetse ibibanza yewe n'amazu akodeshwa. So ahangaha rero duhagaze ni Kimihurura. Kimihurura ni quartier nziza ishobora kuza nko muri 3 za mbere mu Rwanda mu bwiza ndetse no mu bikorwa remezo byiza kandi bihambaye. Mu by'ukuri aha hantu mushobora kuba atari ubwa mbere muhabonye, twigeze kuhaca bwa mbere murahabona, ariko turahagarutse. Nta kindi rero tuba tugiye gukora, ni amakuru mashya tuba tubazaniye, kubera ko izi nzu nabamenyesha yuko twazikoze ziri kuri miliyoni 550, ariko ubu ngubu igisekeje ni nacyo kitugaruye. Izi nzu hari ukuntu nyirayo yubaka inzu akaba mu by'ukuri wenda yayishyize ku giciro runaka, ariko byaba ngombwa yuko agira akabazo runaka cyangwa se nawe akenera amafaranga birijanse, akaba yakongera akaduhamagara akatubwira ati ya nzu nayikatuye. Ni urwo rwego rero mubona tuje hano bwa kabiri, kandi n'ubundi bwa mbere mwari mwarahatubonye hano Kimihurura, hafi na RDB, hafi n'ibikorwa remezo byose. Kujya Kacyiru biroroshye, kujya ahantu ho ariho hose hano ni hagati na hagati, waba ujya Remera, waba ujya hehe na Kibagabaga, yaba ujya Nyarutarama, quartier yose Kimihurura ni hagati na hagati, cyangwa se uhite ku Gishushu cyangwa Kimihurura. Icyo nzi cyo ni quartier nziza cyane, kandi igiciro zakatutseho, nakubwiye igiciro zagurwaho mbere, ariko ubu ngubu zakatutseho miliyoni 150. Ibaza iyo discount, kubera ko ubizi inzu uje witwaje miliyoni 400 waguramo imwe. Ushobora kugura iyi ngiyi ibanza kuri kaburimbo, cyangwa se ukagura iyo hagati, cyangwa se ukagura n'iriya ya mwisho iri ihera ruguru. Urumva ko zose ziri available. Hari n'abantu baba bakeneye kugura amaparitema manini cyane aremereye, cyangwa se villa house. Nakubwira ko ushobora kuza ukaza ukagura iyi ngiyi, ukagura n'iyi, ukaba wazitwarira miliyari 1 na miliyoni 200, ariko uzikodesheje ayo mafaranga ushoye yakigarura ubwayo. Hano ushobora kuhakorera office, kuko murabizi hano hafi na RDB, hano rwose Kimihurura office byagenda, kuhatura byagenda, buri kantu kose. Inzu rero zimeze gutya, ni ibyumba 6, dushe na toilette 6, ndetse yewe zikagira n'ibikoni 2. Ubwo hari cyo hasi, ikagira n'igikoni cyo hejuru kuri rooftop, ikagira kandi n'amanex. Urumva iyo nzu kuri miliyoni 400 hano Kimihurura ubwaho ikibanza kiba kigura ngahe? Reka no kwizimba mu magambo, tubanze twinjirane tugendane, hanyuma mberekemo n'imbere uko inzu yacu imeze. So ngira ngo murabona ko twururutse, duhagaze kuri kaburimbo. Iyi ni kaburimbo nziza ituruka hepfo kuri kaburimbo ya main road izamuka. Iyi ni kaburimbo navuga ko igaburira izi nzu, yaba iya mbere ibanza n'iya kabiri n'iya gatatu. Ngewe icyo nahisemo ngiye kubereka iyi ngiyi ya gatatu, nushima zose zirahari, waza ugacagura. Ibyo ni ibikureba, nge ntabwo bindeba. Nuza ufite amafaranga yawe uracagura, kandi ni ibintu byiza mba nakuzaniye. Tuzamukana twihuse, urabona ko uyu muhanda uzamuka ugahita upika kuri iyi nzu neza neza. Urabona ko ari inzu nziza cyane uhereye kuri gate yayo, ndetse yewe ku makuru nagwa hano parikingi y'imodoka 3 ntoya zajyamo, zaba ari nk'amavewiti, zikaba ari imodoka 2. Urumva ko inzu yacu yihagije. Ndakumenyesha ko ari miliyoni 400, zari ziri miliyoni 550, ariko ubu hakatutseho miliyoni 150. Ayo makuru se nuyumva ntuze, urumva utabiro kuntinza. Twinjirane, reka twurirane amasikari yacu meza cyane adufasha kugera muri salo nziza cyane. Ni salo iyo ukinjiramo, ni salo nini, salo ngari yisanzuye, ifiteho ya makaro y'imbaho. Urabona ko ari ya makaro atajya acuya. Ni inzu nziza ikoresheje rya range bita stone finisher, ni rya rindi rishobora kwandura ukaba wakoresha amazi udakenera kuza kuvuga ngo urasiga irindi range. Hanyuma plafo yacu n'amatara ariho byose ngira ngo murabibona. Ndashaka kubakorera video ntoya idatinda, ariko uwinkwakuzi byonyine kumva icyo kintu ngo byakatutseho miliyoni 150, ngwino utazasanga barahuzi bayigutanze. Ahangaha tuhafite salamanje nayo nini yisanzuye, yegeranye n'igikoni. Ubona ko ari ibintu byiza, kandi inzu yacu isetinze. Hanyuma ahangaha tukagira umuryango ujya mu gikari, ushaka gucamo ujya mu gikari. Ariko ubwo ahangaha nanone kuri iki gice tuhafite dushe, ni toilette, ntabwo ari dushe, ni toilette y'abashyitsi bo muri salo bashobora gukoresha. Ubwo iyi ni toilette ya 7. Urumva ko inzu yacu ari nini cyane. Hanyuma tuvuye aho ngaho twinjirane mu gikoni, urebe neza wihera amaso, utaza kwibeshya ukagira ngo ninjye wakubeshye. Iyi ni inzu nini cyane
ko igikoni cyayo ukuntu kingana. Ni igikoni kinini kirimo umwanya wa gazi kuka munini cyane, umwanya wa firigo munini ndetse n'aho kogereza. Ndakwibutsa ko hano turi Kimihurura, hano hafi na RDB. Ibi ni ibyumba bitandatu, dushe na tuwarete nazo zikaba zirimo. Uyu ni umuryango ujya ku manexi, harafunze, ariko ubwo tugendane tubanze turebe icyumba cya mbere kimeze gite, cyo hasi, cyo twakwita icy'abashyitsi, kubera ko inzu yacu ifite floor eshatu. Tukinjira ahangaha duhita duhura n'akabati. Ni akabati kanini ko wabikamo imyenda, ariko nanone tugahita tunafesinga dushe na tuwarete yayo. Ubona ko ari dushe nini kandi nayo ubwayo yisanzuye. Urabona ko harimo ahantu ho kogera, ahangaha ushobora gufunga gutyo ukajyamo koga, hanyuma ndetse tukajyana n'igice kindi kiriho tuwarete, kugira ngo urabona ko ari ibintu bisa neza kandi biteguye. Tugendana twihuse, reka twinjirane mu cyumba cya mbere. Nyirizina ni icyumba kinini, icyumba cyisanzuye. Akabati kacyo wabonye ko kari hariya muri korodori. Ndakumenyesha ko iyi nzu ibyumba byose bigiye birimo garderobe. Iki ni icyumba cya mbere. Ubwo hejuru kuri floor ya kabiri tujya kuhasanga ibindi byumba bine, ndetse no hejuru tuze kuhasanga ikindi cyumba. Tugendane twihuse, hanyuma tuzamukane tujye kubereka ibindi byumba dusanga ahangaha hejuru. So murabona ko duhingutse hejuru, aho dusanga ahantu twagira nka salo ya kabiri. Mu gihe wahashyira intebe ntoya, ukaba haba ari salo ya kabiri y'abana bakiniramo, cyangwa se nawe ukazisingaho. Ahangaha turi kuhasanga ibyumba bigeze kuri bitatu, ndetse turahasangamo na chambre principale. Hanyuma twihuse duhere kuri iki gice cy'ahangaha. Ahangaha turahasanga icyumba kinini. Hagarara hano, ni icyumba kinini kirimo garderobe, kirimo dushe na tuwarete yacyo, ndetse icyumba gifite na balkoni. Urumva ko iki cyumba ubwacyo nacyo kihagije kandi ari kinini, urabona ko gisagura n'umwanya. Hanyuma ahangaha kuri iki gice tukahasanga dushe na tuwarete nayo nziza, irimo shawa, ndetse ikaba irimo na tuwarete na lavabo, yewe ikabamo naho kogera. Ubona ko hafunze bwa bwogero mukunda. Twava aho ngaho twihuse, icyo cyumba tukiveho, twinjirane kuri iki kindi. Iki nacyo ni icyumba kigari kinini cyisanzuye, ngira ngo espace yacyo murayibona, gifiteho n'akabariko. Urabona ko ari ibintu bisa neza kandi biteguye kandi bibereye ijisho. Hanyuma ahangaha naho tuhasanga urwambariro nka vestiaire nziza, irimo garderobe nini cyane yisanzuye, ndetse wahindukiza kamera ugahita ubona dushe na tuwarete y'iki cyumba. Ni bya bindi dukunda kwita ngo nyine ni ibyumba, buri cyumba cyose gifite dushe na tuwarete yacyo. Urumva ko ushatse wayigira ofisi, ushatse uko ubishaka kose birashoboka. Tugendane twihuse tujyane muri chambre principale, niyo mwese mutegereje. Iyi ni chambre nini, iyi ni chambre nziza, iyi ni chambre idasanzwe, ifite ubwiza buhagije, ubunini buhagije, amatara meza, purafo nziza, kuri miliyoni zawe 400. Uziko na Kibagabaga utari ukihabona inzu ya miliyoni 400 ngo upfe koroha, cyangwa n'ahandi na za Kagarama. Waje ugatura Kimihurura, kari mu mutima w'igihugu, kariho ahantu heza hambere ngiye naguhitiramo. Ni hafi ya convention, ni hafi y'ibintu byose. Tugendane tuvuye ahangaha, ariko gusa harimo na garderobe nini, ngira ngo ntayibonye ihagije. Hanyuma ahangaha naho twagira indi garderobe twinjiye, ndetse naho inzira itujyana kuri dushe na tuwarete. Banyerekeye dushe na tuwarete nziza cyane. Twinjiye ahangaha tuhasanga dushe na tuwarete, usangamo shawa ifite uburyo bubiri bwo koga. Ifitemo shawa, ikagiramo jacuzzi, ikagiramo lavabo, ikagiramo na miroir. Reka mbabwire, ntabwo ndi butindemo ahangaha, reka tuzamukane tujye kureba ibindi byumba bibiri dusanga hejuru, ndetse tukahasanga na rooftop n'igikoni cya kabiri. So twazamutse aho tugeze kuri floor yacu ya nyuma, aho dusanga ibyumba bigeze mu byumba bibiri, yewe tukahasanga na rooftop. So duhera ahangaha ibumoso bwanjye turahasanga icyumba cyiza gifite amatara meza cyane, kiryoshye, icyumba kinini kigari cyisanzuye. Kugira ngo murabibona ko ari ibintu byiza cyane kandi biteguye, biri ku murongo. So hano harimo amatara meza cyane na plafo nziza,
yewe hagarara hari banyerekeye ino garderobe irimo aha ngaha, hanyuma babashe kwihera ijisho barebe ubwiza bw'inzu nabazaniye hano y'Kimihurura. Ibyumba 6 miliyoni 400, miliyoni 400 gusa. Ubundi mbere zari 550, ariko hagabanutseho miliyoni zigera mu 150. Hanyuma aha ngaha turasanga ikindi cyumba nacyo ni icyumba kinini, uhagaze nka hariya uhita ubona ko harimo na garderobe nziza kandi nayo nini ihagije. Hanyuma tuvuye aho ngaho twihuse tuhita dusanga aha ngaha dushe na tuwarete nziza cyane, nayo yibanyerekeye. Ni dushe nini nayo irimo ibikoresho byose, kandi ubona ko nayo yubakiye bya bintu by'ibirahure bituma amazi adataragurika. Twava aho ngaho tugendana twihuse, ubwo icyo cyumba tumaze kubereka cyari icya 6, bita duhungukira kuri rooftop nziza cyane. Rooftop icyo nayikundiye isakaye ku buryo izuba riva, imvura igwa, hose ni perfect, nta kintu kimwe cyakwisoba. Ni ukuvuga ko iyi nzu ifite rooftop nziza cyane, kandi nayo igufasha kureba ya makaritsiye meza ya Kimihurura mba nakubwiye. Hanyuma hano tuhafite ikindi gikoni cyo nababwiraga cya kabiri, gishobora kuba cyagaburira abantu bari hano hejuru mu gihe wagize abashyitsi. Ni igikoni kinini kirimo umwanya wa gas cooker ndetse na firigo, ndetse yewe naho kongereza. Mu by'ukuri iyi nzu yacu ntakubeshye niyo nzu yonyine dufite ifite discount nziza, kubera ko buri nzu yakatutseho miliyoni zigeze muri miliyoni 150. Urumva ko inzu ubwayo iba n'umuranguzi imwemerera kuba yayigura akayisubiza ku isoko akayungukamo. Ngwino rero nimba ukeneye kuba wayigura utuvugishe kuri iyo nimero, kandi ikindi ushobora no kuza ukavuga ati ngewe ndazigurira rimwe ari 3, ugashora imari nziza. Murakoze rero, amahoro y'Imana agomeze kubana namwe.